bihinduka aba bana bagize igitekerezo cyiza bamutegurira kumukorera anniversaire. Hari iyindi bari barakoze mu kwezi kwa gatatu ngira ngo yari anniversaire y'imyaka 40 ko tumaze dushyingiwe, nuko noneho iyo bakoze ejo kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Abantu basinziranye ibyiringiro bapfuye, ntabwo bapfuye ahubwo barasinziriye. Imana ifashe kandi Imana itugire neza. Iri jambo ndagira ngo twongere twibukiranye, kuko ubu buzima turimo ni ubuzima burangira, ni ubuzima bufite iherezo, kandi ni ubuzima ku mwuka we ngo awubuze gushira. Nta muntu ufite ububasha ku mwuka we ngo awubuze gushira. Noneho ngo duteganye iherezo ryacu. Uyu mwuka bawukora ku buryo n'uw'Imana yaduhaye nushira uwawukomeza. Ni ikigaragaza kuko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana yonyine, kandi natwe turasabwa kuba maso, turasabwa kwitegura, turasabwa gukora byose, kuko ntabwo uzi yuko uri bugaruke. Ugomba kurya. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Kuwa gatatu nabahaye ubuhamya butoya, nyogokuru yitabye Imana, twari baruhuke kandi bagororerwe, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Uyu mubyeyi duhaye umunsi mwiza wo gushyingira umugeni wacu Imana yaduteguriye, kuko dufite ibihamya byinshi. Amazon,
nijoro mutamubona hamwe natwe. Ntabwo turi kuvuga ibintu byinshi kubera ko nk'uko babivuze amasaha arimo aragenda. Ikindi kandi muri iyo migoroba yose twagerageje kugenda tuvugaho bike bike, ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo ugiye uvuge ku minsi ye yanyu, kuko arwaye mu kwezi kwa gatatu twagiye kwa muganga mu kwezi kwa kane, hari ngira ngo nibwo twagiye mu bitaro. Tugiye mu bitaro twamazemo hafi icyumweru cyose. Ubwo rero tuvamo turaza tujya mu rugo. Tugeze mu rugo tubona rwose umuntu ameze neza, ko nta kintu na kimwe cyatwerekaga yuko mu by'ukuri yagombye gutaha. Ariko nyuma tuza kubona ibintu bihindutse gusa gatoya, ariko mbere gatoya y'uko bihinduka, aba bana bagize igitekerezo cyiza, bamutegurira kumukorera anniversaire. Hari iyindi bari barakoze mu kwezi kwa gatatu, ngira ngo yari anniversaire y'imyaka 40 kuba tumaze dushyingiwe. Nuko noneho ibyo bakoze ejo kuva twatangira ino gahunda, kimwe mu bijyanye n'uburwayi bwa mama David, ubundi yari afite indwara izo twita zidakira kandi zisa n'aho ari nyinshi. Yagiraga hypertension, akagira ikibazo cy'umwijima, akagira igifu, akagira impyiko, byari bigoye n'umutima. Rero byari bigoye, yahoraga ku miti. Umuvandimwe wabivuze nimugoroba, yabahoraga ku miti myinshi. Kuri ibyo rero turahamya tudashidikanya yuko yaruhutse kandi agiye aheza. Twese twifuza kugira ngo tuzabashe kugira ikirenge mu cye. Byadushimisha twongeye kubonana nawe amaso ku maso. Turabashimira abantu babanye natwe muri ino minsi yose itambutse, kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi, ndetse n'abazakomeza kutuba hafi. Imana ibahereze umugisha. Mwitanze mu buryo butandukanye, hari abitanze mu buryo bw'amafaranga, umwanya, ibintu byinshi. Turashimira cyane hano hepfo mu Cyahafi, ku rusengero rwa Deperi rwo mu Cyahafi, baduhaye ahantu ho gukorera ino migoroba yose yatambutse. Imana ibahereza umugisha, kandi turashimira buri umwe wese wagize uruhare mu kugira ngo uno munsi cyangwa no minsi yose ikomeze kugenda neza. Imana ibahereza umugisha. Ndashaka kwihanganisha na korali Hoziyana yakoragamo umurimo w'Imana, nabo babuze urugingo. Imana ibakomeze, n'umuryango mugari muri rusange. Imana ibagirire neza. Ikindi, hari undi muvandimwe wacu utari hano, ndibwira yuko nibishoboka abari ku buhanga bw'ibyuma bazi kuza kudufasha, byibuze abashe gutanga ubutumwa bwe uko yakabaye yifatira. Ngo ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Icyo gitoya ntabyifuzaga, ntabishyizemo imbaraga, ntabwo zigenewe gukora byose, ariko ntabwo ariko ndibwira ko ndabyibuka cyane ubwo yadutozaga kujya mu nzu y'Imana. Uko twabaga turi mu rugo, umuntu akumva hari umuntu ufite gahunda yo kujya mu nzu y'Imana. Ntabwo tuvuga ngo duherekeze, ahubwo tujyane nawe, tugeraneyo, turindire mu nzira amajya n'amaza, kandi ukomeze umutima y'abakwizera bose bari hano. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe twabire imitima yacu. Hirya y'izuba
tugiye gusezera turahera kuri ba ruhande kandi abasezera bakajya bahita basohoka. Abagukunda twese, abagukunda twese, abatumiwe cyangwa twarahiye, tuzahinduka duse nawe. Abagukunda twese, abagukunda twese, abatumiwe cyangwa twarahiye, abagukunda twese, abagukunda twese, baratumiwe cyangwa twarahiye, tuzahindurwa duse nawe. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, niba nawe ubyumvise hamagara uti ngwino, hamwe nawe bityo garagaza ari ibicu, amaso yose azamureba, nanone arazana n'ibicu, nanone abagukunda twese, abagukunda twese, abatumiwe cyangwa twarahiye, tuzahinduka duse nawe. Abagukunda twese, abagukunda twese, abatumiwe cyangwa twarahiye, tuzahinduka duse nawe. Mureke abantu banyura imbere. Reka abantu banyura imbere Utegereje iyo 20 bamwe bazira uracyari maso, turarambirwa, amen. gusezera gusubiza amafaranga yawe unyandike mu gitabo zena bakiranutsi ikimenyetso cy'umwuka wawe bakimanikwate icyo kimenyesha ko wawe nawe ubwawe wanjye turumane nawe haleluya nawe turumane turumane nawe haleluya
kwiha gahunda y'imirimo uzakora, kwiha gahunda y'ibikorwa uzageraho. Ntashobora kwibagirwa kuvuga nuko umuntu ategura ubuzima bwe agihumeka. Ariko nagira mbwire ngo ibyo ngibyo mwabiganira mwabivugana, ariko ibintu bibasha kwimana icya gatatu nuko abantu bagiye bagenda imirimo yabo ibaherekeje. Itegure urugendo rw'ubuzima bwawe. Ryari ijambo ry'ibyiringiro bizima yuko azakanguka. Ryambere gukora izamuherekeza. Imirimo
nyiri aho